reka nanone dushima imana ko ikomeje kuduha amahirwe yo kuboneka imbere yayo muri ya gahunda yacu tumenyereye. Ni gahunda dufatanyiriza hamwe kwigana ingingo y'umunsi. Murabona ko iki cyumweru cyatubereye cyiza. Ndashimira cyane umuvandimwe Eric, twakomeje kubana nubwo biba bitoroshye, ariko Uwiteka ajya duha uburyo n'amahirwe. Reka dushime imana rero ko yongeye kuduha uyu mwanya mwiza. Eric, tugeze ku ngingo yo kwa gatanu, icyisho kirekera ku musozo wacyo. Ingingo yo kwa gatanu ni ingingo idufite umutwe uvuga ngo ubuhamya bw'abanyasamariya. Hari icyisho cyo turi kwiga kivuga ngo iki? Ni icyisho turi kwiga nacyo kiratubwira ngo ubuhamya bw'abanyasamariya. Aha, ubu noneho rero twahoze twumva ikiganiro cya Yesu ari kumwe n'uyu mugore, none tugiye kumva itsinda ry'abantu. Reka rero mbere ko twinjira mu cyisho nanone nibutse abantu baduhaye ibitekerezo rwose nagiye mbinyuzamo amaso, haba ari mu message zanyu, hari n'abantu rwose batwibutsaga ko ingingo rimwe na rimwe itinda kubageraho, rwose ni ikibazo cya connection, ariko ndashima cyane abantu batandukanye bagenda batubwira ibikwiriye guhinduka. Imana ibaha umugisha, ndetse ikiruta byose ndabifuriza ngo gahunda nziza tufatanizamo kwiga ibi byigisho aba ari ukugira ngo twumve icyo Imana itwifuzaho. Ndagira ngo mbasezerane ko rwose ibyo mwifuza nanjye niko mba mbitekereza, wenda ibyo tutageraho tutabasha gukora tuba twagerageje, ariko twizera ko bizarushaho kuba byiza. Reka rero mbere uko twinjira mu iki cyisho dusabe umuvandimwe adushyira imbere y'Imana mu buryo bw'isengesho, maze twinjire mu cyigisho cyacu. Yego, reka dusenge. Turagushimye umubyeyi mwiza udukunda, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Uduhaye undi mwanya wo kwiga ibyanditswe byera, Mwuka Wera abane natwe, ndetse n'abavandimwe badukurikiye. Ijambo duteguriye uyu munsi itwereka ubuhamya bw'abanyasamariya, gire aho ridukura n'aho ritugeza. Mwuka Wera duhindure, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twari tumaze kubivuga turi ku ngingo kwa gatanu itubwira ubuhamya bw'abanyasamariya. Aba bantu abo twabanye mu cyigisho bamaze gusobanurira abanyasamariya ngo nabaki, ku buryo ubuhamya bwabo Yohana yashimye ko nabwo bugira ibyo buduhameza kuwa Mesiya yariwe. Urumva ko niba yarabafashe tukaba tumaze icyumweru tubiga, hari impamvu, kandi twanabonye ko ryari itsinda rwose rikwiye no kwitabwaho, kuko ryari rihagariye abantu bose bagaragara nk'aho badakuriye ubutumwa bwiza. None murabyibuka abo twabanye, ntago twongera kuvuga amateka yabo, ariko turibuka ko noneho Yesu ageranya ikiganiro n'umuntu w'umugore w'umusamariyakazi. None aho bigeze ubu bwabo bamaze kwakira ubutumwa bwiza. Ese byari byagenze gute? Hari isomo nifuza ko tubanza kugira ngo twumve byari byagenze gute. Murabizi ko abantu twabanye mu iki cyisho, twabanye mu gice cya 4 cya Yohana. Ntekereza ko ubu noneho turi kugira mu mirongo isa n'ikwegera inyuma, ariko umuntu wese twabanye iki gice twakibonyemo kuri gushyashya. Rero reka dusome imirongo mike ibiri baduhaye. Ibanza ni umurongo wa 27 na 29. Wahadusomera umurongo wa 27 ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 27 turageza ku 29. Yego. Hari amagambo atubwira ngo uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati ushaka iki, cyangwa ati ni iki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Aha, hano muri iyi mirongo Yesu, abantu babyibuke neza, abigishwa bageze aha hantu, abigishwa basize Yesu wenyine bajya gushaka iki? Bajya gushaka ibyo kurya. Yesu niwe ujya utegura umugambi wo kurya, ari gukora umurimo we. Byari byiza ko asigara wenyine kugira ngo aze kugira ikiganiro n'uyu mugore, kuko turabona abayigishwa baje bazana imyumvire yabo. Ntago bari burya ntibari bagahindutse, kuko barahageze tubona ko ikiganiro Yesu yaragiranye n'umugore aho byari bigereye hajemo ikintu cyo kubangamira, kuko bakihagera bibukije Yesu ko akeneye kurya. Kandi mu by'ukuri mu cyigisho cyabanje twabonye ko ikirungo cyashimishaga Yesu kwari gukora ibyo se girute, kandi byashakaga ni ukugeza ubutumwa bwiza ku bantu babukeneye. Ngo mu bifuzwe byose baranditse baravuga ngo igihe Yesu yararimo akora ibi bintu
yibagiwe ko rwose akeneye kurya, ngo yumvise atagikeneye ibyo kurya, yumvise rwose anejejwe no gukora umurimo wa se, ibyo kurya n'ibyo kuba atabonye icyo kunywa, ibyo bintu ntiyari akibikeneye, kuko yari yabonye intama yazimiye kandi yamaze kwakira ubutumwa bwiza, arimo arareba n'umusaruro ugiye kuva muri ibyo bintu. Abigishwa ba Yesu bahageze rero batangira kuzana ngo bingingiye umugore, ndetse ngo nabo cyakora ngo hari akantu bagaragaje guhindukaho, ngo uko bingingiye Yesu kurya babwira ngo n'uwo mugore ngo nawe afatanye nabo, ariko umugore akora ikintu gitangaje, ari nacyo bari batoje ngo mbese yakoze ikintu gitangaje. Asiga iki? Asiga ikibindi cye. Ibi bintu ubundi umugore byafashwe bute, yafashwe ate kugira ngo yibagirwe icyamuzanye? Nagira ngo twibuke nuko ku no kwa gatanu aho twahereye muri iki cyumweru byigisho twagiye twiga, twabonye neza ikiganiro Yesu yagiranye n'uyu Munyasamariya. Umunyasamariya kazi rero aha ku ngingo yo kwa kane twize ku munsi w'ejo yatugaragarije neza uko yari amaze guhishurirwa Yesu Kristo, amaze guhishurirwa ko Kristo ari Mesiya. Noneho umugore navuga ngo kwizera kugurumana muri we, aravuga ati ibi ntabwo nkwiriye kubicishika. Aha rero mu gihe yari amaze gusobanukirwa Kristo, twavuga yuko umugambi w'Imana wari umaze kugera ku musozo, maze wa mugambi w'Imana uko wari umaze kuvuga, abigishwa baza kuza, ariko ikiganiro gisa naho kigeze hehe ku musozo. Muri kwa kwibagirwa rero bitewe n'ibyari bimukorewe, ntabwo yitaye ku kibindi. Hanga umwanditsi hari amagambo yavuze ngo umugore yahise asiga ikibindi cye aho ajya mu mujyi kubwira abantu ibyo Yesu amubwiye. Biragaragaza neza yuko icyari kimushishikaje nawe, kimwe nkuko tugiye kubisoma hasi, turaza kubona neza nkuko icyari gishikaje Yesu nicyo cyari kinashishikaje uwari umaze kwakira Yesu Kristo mu mutima we, ko ari ukubwira abantu inkuru nziza. Tubona ko uyu mugore rero noneho amaze kuvuga ibyo bintu asiga ikibindi cye, kandi abantu babyumve bumve n'uburemere buri ibi bintu. Yari yazinduwe no kugira ute? No kuvoma. Ese umugira ngo ibyo yari akeneye y'amazi muri rwo byavuyeho byari bigihari, ariko kubwuko yumvise abonye icy'agaciro. Urabibyuka ko Yesu yamubwiye ngo ndaguha amazi y'ubugingo azaguhindukiramo isoko. Ibi bintu none umugore yamaze kubyumva ku rwego rwabyo, ni nayo mpamvu asize ibyari bimufitiye akamaro byo mu buzima busanzwe. Twibuka ko tugitangira icyigisho ari ingingo twagezemo batwereka ko uyu mugore yireberaga ibiri aho hafi, ubu none yatangiye kureba iby'igihe kirambye. Niyo mpamvu yibagirwa ikibindi aragiye. Hari isomo rero baduhaye kugira ngo twumve ese akimara gutwara inkuru byagenze bite. Atwaye ubutumwa abugije mu mudugudu, arababwiye ngo muze murebe ko ahari uwo nahuye nawe arinde ari Kristo. Biri ku murongo wa 30, ndanifuza ko iyi mirongo wenda tuza kuyinyuramo. Yesu uyu mugore amaze kuva iruhande rwa Yesu, ese message yayijyanye ate? Turi ku murongo wa 30, abantu tujyane ku murongo wa 30. Abantu babyumvise, bumvise amakuru y'uyu mugore, abantu baze kubyumva. Twagiye ku murongo wa 29, aravuga ngo nimuze murebe umuntu mbwira ibyo nakoze byose. None abantu babyumvise, abantu bava mu midugudu ngo baze aho ari, batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Bari kubwira Yesu, ariko abantu bo bahagurutse mu midugudu baje kugira ute? Reka nsimbuke nibura ngere ku murongo wo hasi wa 34. Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo data agira ute? Ashaka. Arimo arasubiza abigishwa be, ariko ndifuza kugera ahantu noneho abantu bageze iruhande rwa Yesu. Ku murongo wa 39, nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu. Icyakora wenda ntago ndibwirengagize ikiganiro Yesu agiye guha abigishwa be, kuko uyu mugore birasa naho amaze kugenda. Yesu agiye gusigana n'abigishwa be, hari ikintu nawe agiye kubabwira. Yesu yafataga ku mpande zombi. Ikiganiro cye n'umugore cyagenze neza, amuhaye misiyo aragiye, ariko asigaranye n'ababigishwa be. Yabakoreye iki Eric? Ni cyo kintu yakoreye ababigishwa be. Urakoze cyane. Anga tubona neza yuko Yesu amaze gukora umurimo wari watumye anyura i Samariya muri amudugudu w'isukara, amaze guhura n'uwa Musamariyakazi, kandi bigaragara ko umugambi ugize ku ntego. Abigishwa baraje bamuzanira ibyo kurya byo mu buzima busanzwe. Yesu ababwira ati ibyo kurya byanjye burya ni ugukora umurimo wa data, ni ugukora ibyo data agira gute ashaka. Ariko abereka neza ikimeze nk'ubuhanuzi, arababwira ati ntimureba mu kiriya gihugu, yavuga igihugu cy'i Samariya, ati ibisarurwa bigize gute? Ni byinshi kandi bireze. Ati iki ni igihe cy'isarura.
mu by'ukuri biragaragara ko batumvishe ibyo ari byo, ariko Yesu yerekezaga ku gusarwa kw'imitima. Muri ibi bintu urumva biragaragara ko umugore yamaze kugenda, Yesu asigaranye n'abigishwa. Mu by'ukuri ngo bakihagera barakimiranye, ntabwo bigeze bamubaza ibyabaye mu mitima yabo, bibutse urwango rubamo, ariko basanga Yesu ibyo yamaze kubirengaho, baganiriye, yewe ikivuyemo ni uko umugore asize n'ikibindi aragiye. Yesu arabibwira ati mva rero muhindukire mbabwire. Murabona ko rero umurimo dufite ni mugari. Ngo muri ibyo bintu Yesu yarebaga ibyo umugore agiye gukora. Yesu nkureba udakeneye kubwirwa ibyo biraba mu kanya, yarebaga iteraniro ry'abantu rigiye kugira ute, rigiye kuza kandi rikakiriye. Kandi ngo ku murongo wa 29 tubonye ngo abantu benshi bakiriye bakiriye Yesu, baramwizera. Ibyo bintu Yesu yarabyitegerezaga, niyo mpamvu yakanga ubwonko bwabo ngo abibutse iby'umurimo bagomba gukora, abibutsa ko bagomba gusarura. Ariko muri iryo jambo nitusoma neza muri uriya murongo watubwiye ngo yabibukije ko ibintu bagiye kubona nabo bizababaho, ko bazabivuga ubutumwa bwiza cyangwa bakanyuraho Yesu yigisha ubutumwa bwiza, nuko bakaba basaruzi. Harirabona kuvuga ngo nuko umubibyi n'umusaruzi bose bagaharuza hamwe bakagira ute, bakishima. Katwumva icyo umwanditsi yatwandikiye muri aya magambo ari hano hasi. Aratubwira ngo bisa nkaho bitangaje kuba Yesu yaravuze iby'isarura hagati mu kiganiro byashoboraga kurogoya igitekerezo cyo guhinduka kwa benshi bo muri uwo mujyi. Ariko Yohana ashaka ko tubona uburyo Yesu yasobanukiwe n'ibyariho biba. Muri iri somo acengejemo ikindi kintu, nta nubwo babwiye ati mva rero mukwiye gukora umurimo w'Imana nk'uko nanjye naberetse, oya, ahubwo arabashaka kubereka uburyo bakwiriye kugenda, ariko akoresha ikigereranyo cy'ibyo bashobora gushikira. Gusobanurira uwo mugore w'umunyasamariyakazi iby'inama y'agakiza byamutiraga kurya. Niyo mpamvu basanze adashishikajwe no kurya, adashishikajwe n'iby'umubiri, ahubwo akabereka ko ikimushikaje ari umurimo uri imbere yabo. Arababwira ati kuyobora abantu ku gakiza niwo wari umugambi we w'imbere. Mbega ukuntu byari bitangaje, umugambi wa Yesu w'imbere wari uwo kuyobora abantu ku gakiza. Uyu mugambi wa Yesu ni nawo ukuriye kuba umugambi wacu, kandi nayo gahunda y'ibi byigisho byo kwiga Bibiliya, kugira ngo tuyobore abantu ku gakiza. Kubera ko agakiza Yesu Kristo yatuzaniye agakiza, dukure kugahishurirwa binyuze mu ijambo ry'Imana, maze kukakira tukaba mu isi dufite ibyo. Muri iki gihe rero usanga abantu benshi nta byiringiro bafite, kandi Imana yaje kugira ngo iduhe ibyo byiringiro. Urakoze cyane. Rero muri iki cyigisho twabonyemo harimo ingingo z'ingenzi zari kuwe muri ubutumwa bwiza, kuko mu kubereka uburyo umurimo ari mugari, hari amagambo nongera gusubiramo nubwo nabimaze kuyasoma, akuyemo icyari intego y'ubutumwa bwiza none kuri uyu mugabane, kuri aba banyasamariya. Arababwira ngo 33 nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu barizera, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Basamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Ndasoma ku murongo wa 41. Hizera abandi benshi baruta abizeye bwa mbere. Babwira uwo mugore bati, ariyo magambo dufite mu cyo kwibuka, baramubwira bati noneho si amagambo yawe gusa atumye twizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko ari we mukiza w'abari mu isi koko. Amen. Reba ubuhamya batanze, ubundi nibwo buhamya batubwiraga. Bumvise amagambo y'umugore. Cyakora wenda tugaruke kuri iki kintu, igihe umugore yababwiraga ubutumwa yarababwiye ngo muze murebe ko ahari ari Kristo. Buriya dukwiye gutwara ubutumwa bwiza nk'uko tubibonye, wari umugambi Yesu yifuza ko tukora, ariko dukwiye kubwira abantu tukabaha n'amahirwe yo kuza. Yego. Ntekereza ko uyu mugore yaza kubabwira ati muze murebe nabonye Mesiya. Yego. Numva indirimbo bararimba ngo yarabwiye ngo nahuye na Mesiya, ariko byanditswe byaratuwe ngo muze murebe ko ahari, kuko iyo ababwira ko ari Mesiya byashobora gutwarwa ko ari amagambo ye. Ariko abararika ashamo umuhamagaro kuza kugira ngo nabagire ute, baze barebe. Ndagira ngo twibukiranye n'ikigisho gishize, nacyo twabonyemo ibisa n'ibingibi byo ku Banyasamariya. Twibuke ko Yohana Umubatiza yarabwiye ati nguriya ntama, amugaragaza, ariko abigishwa be arabwiye ati mumusange, niba umukwe
aje yego umukwe araje nyina ari umuranga abageni musange umukwe kandi nyuma tubona ko Yohana Umubatiza yaje kubaza ati mugende murebe uwo ni Mesiya koko nk'ababwiye dushyirwa mu byanditswe byera baza kubona ko ari Mesiya ko byahamyaga twongeye tuzirikana undi witwa Filipo twabonye Filipo ahamagara na Natanayeli ati ngwino urebe wawe undi twasomye mu nzandiko kuko twamubonye nguyu ariko uze wirebere urebe ko ari we hagarutsemo iki kintu cyo kuvuga ngo ngwino urebe wijya gushinga impaka yego kuko ubasha gushinga impaka Paulo yabwiye Timoteyo ati impaka nk'izo ntukagira ute ahubwo bwira abantu muze murebe nuko abantu b'i Samariya bahageze nakunze ikintu batubwiye ngo baje bavuga ngo twabyemeye atari uko ari amagambo yawe gusa si amagambo yawe gusa ahubwo natwe twagize ute ibi ni ubuhamya dukwiye guhamya ubuhamya bwacu ntabwo ari amagambo twumvanye mu buyobozi w'itorero ntabwo ari amagambo twumvanye n'umubwiriza runaka uzi ko hari abantu bavuga ngo urabyibuka hari abantu ngo bakoraga ibitangaza ngo mu izina rya Yesu Paulo uragira ute ubu no muri iyi minsi hari abavuga ngo nuko nk'uko runaka yabivuze yego nk'uko umubwiriza kanaka yabivuze dukwiye gutanga ubuhamya ngo nk'uko natwe si amagambo yawe gusa ko natwe twagize ute twamwiboneye nabikunze cyane hari amagambo baduhaye hari hasi ngo abasamariya basabye Yesu kugumana nabo aya magambo nayakunze cyane mbega aha hantu hari kumusanga agume tuyibuke neza ni hantu bagiye kumusaba kugumana rero ararayo kabiri kandi turibuka ko bigitangira no kunyurayo n'umuyuda kuhagera byari ikibazo none umuyuda araye muri ka gace bigaragara ko igihe nasomaga mu bifuzuye be byose abigishwa ba Yesu bari bakibaza ngo kuko aha hantu tutemeraga kunyura none adusabye kuharara ngo mu mitima yabo bariburanyije ntibagira icyo bavuga ngo aravuga ngo ko ari umwigisha wabo bivuze baremera barabikora ngo ariko ibintu byaje gusobanuka nyuma ku butumwa bwiza bahawe uribuka muri Matayo 28:18 avuga ngo nuko mugenda mubwiriza ubutumwa bwiza bagomba guhera hehe bagomba guhera Yudaya yego Yerusalemu yego bagakomeza ni Samariya mu mahanga yose nguko uko byari bitondetse bahiri Yerusalemu bakomeza Yudaya bajya Samariya ndetse no kumpera y'isi ibi bintu ngo byari igihe bakoraga umurimo w'ubutumwa bwiza mu gihe nyuma y'igihe cya Pentecote nibwo basobanukiwe n'icyatumye Yesu yemera ko bamarayo iminsi 2 kwa kugira ngo akore rwa rusika rwabatandukanyaga kandi ntekeza ko mu gihe bahamaze cy'iminsi 2 nibyo byatumye umudugudu wose hano hasi bari tubwira ngo maze babwira uwo mugore bati noneho sa amagambo yawe aduteye kwizera kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko ubu buhamya bwatanzwe n'itsinda ry'abantu bamaze kwemezwa ariko batemejwe n'amagambo yego hari ikintu gikomeye cyane kiri muri ingingo y'ubuhamya buryo ubuhamya akenshi ntabwo aba ari amagambo ahubwo ubuhamya aba ari imibereho niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nuko nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru kandi ngo tuzabamenyera ku imbuto zabo imbuto rero za mwuka wera ziri muri twebwe kuko mwuka wera twamwakiriye nizo zihinduka ubuhamya kuba kubandi nasomye amagambo arimo kugana ari mu cyigisho cy'intambara ikomeye kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe aravuga ngo umuntu wahindutse abigaragara ko iyo umuntu akiri ubutumwa bwiza bukamuhindura nuko ahindura imico irahinduka uwari umujura akabireka ngo ariko ibyo bintu bihinduka ubuhamya butabasha kugishwa impaka n'umuntu wese rwose ngiki cyo Kristo dukeneye ntabwo akeneye ko tuvuga amagambo menshi ntabwo dukeneye ko twumva ibibwizwa byinshi ahubwo akeneye ko tubona ubutumwa bwiza tuvuga buhindura imitima yacu maze ibyo bintu bikaba impumuro nziza nakunze ukuntu Paulo yabyanditse nibaza ari Paulo ni Petero avuga ngo nuko ubutumwa bwiza buhinduka impumuro nziza impumuro y'ubugingo izana ubugingo ni amagambo Paulo yanditse hari amagambo na Yohana agira nayo tuwazirikanye yagiye avuga mu rwandiko rwa Yohana igice cya 2 nubwo atari muri cyigisha ariko radufasha kugira ngo turusheho kubyumva amagambo ari mu gice cya rwandiko rwa Yohana cya 2 ku murongo wa 3 aratubwira ngo iki nicyo kitumesha yuko kwitondera amategeko nuko uvuga ko yitondera amategeko ye ni umubeshyi ukuri
umvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye no mubeshyi ukuri ni kuri muri we ariko umuntu wese witondera ijambo rye urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganiriza rwose muri we rero tugaragarizwa cyane Imana ishaka ko tubaho twumva ijambo ry'Imana ariko irusaho tukaryumvira. Arakoze cyane muri iyi ngingo twumve ko ubuhamya bw'abanyasamariya bwavuye ku magambo ahubwo bahamya ibyo bahagazeho kandi ntekereza ko ni nayo mpamvu twababonye nk'abahamya bahamije ko Yesu yari Mesiya barabivuga ariko bamaze guhinduka atari amagambo gusa niyo mpamvu bavuze ngo si amagambo yawe gusa. Hari ikibazo gisoza iyi ngingo batubwira ngo niki iyi nkuru tubwira cyerekeranye n'uburyo ubuhamya ndetse bw'umuntu umwe bushobora kugira imbaraga mbese ubuhamya bwawe bw'ibyo Yesu yagukoreye ufite iyihe mbaraga. Aha hantu tubyumve neza uyu mugore watanze ubuhamya tumwibuka ko umuntu wagiye nijoro yagiye ntabwo yagiye nijoro yagiye ku manywa y'ihangu ariko mu gihe cyo kwihisha abantu biragaragara ko ubuhamya yatanze ntago bwari amagambo baramurebaga akabona atandukanye n'uwo bari bamenyereye. Tekereza ko yagiye kuvoma yihisha abantu none niwe ugiye guhamagara iki ibi bintu biragaragaza icyatumye yihisha abantu nuko hari ikibazo mu bantu icyatumye ahamagara abantu nuko abagisubizo mu bantu nguko uko Yesu yifuza ko tubona. None baratubaje ngo mbese ubuhamya bwawe mbese ubuhamya bwanjye bumeze bute ese buri mu imbaraga ihindura cyangwa buri mu imbaraga ishobora gutuma abantu bendaga kwegera Yesu ahubwo bajya kureye. Reka dusabe Imana kugira ngo mu gihe twahindutse duhinduke ibikoresho biri mu biganza by'Imana ubuhamya bikayemezwa bitemejwe n'amagambo yacu ahubwo n'ibikorwa byacu nkuko Yohana yakunze kubivuga ati muzaba Yesaya yarabyanditse ngo tumenyekana ku mbuto zacu kandi Yohana akabishimangira ngo ntago wafata umutini ngo were indibu ahubwo igiti cyose cyera imbuto zacyo. Reka dusabe Imana kugira ngo muri ubu buryo Kristo ahindura imico yacu maze naduhindura ibyo ngibyo bizaba icyigisho kitabasha kugira ukigisha impaka maze niturarika abandi tuzavuga ngo muze murebe ariko ntituzavuga ngo baze barebe Yesu utaragize icyo akora ahubwo tuzavuga kuza kureba Yesu waduhinduye. Niko natwe aduhindura ibikoresho byiza ngo natwe turarike abandi ariko tubararika reka tunakosore. Hari abantu bajya bavuga ngo nuko ngo mwumve ibyo mvuga ngo mwe kureba oya turi inzandiko zisomwa n'abisi bakagira ute bakazisoma. Reka dusabe mwene data ngo adusabire mu buryo bw'isengesho kugira ngo ibi bintu twumvise bihinduke imibereho yacu adushira imbere y'Imana. Reka dusenge Imana. Turagushimye Imana nziza kubwo kutwihishira mu ijambo ryawe. Amen. Utweretse ubuhamya bwatanzwe n'abanyasamariya kandi bishoje utweretse ko natwe dukuriye kuba abahamya bahamiriza isi ibyawe. Ubwo watubwiye ngo niwo dutera gukunda no gukora ibyo wishimira turakwinginze kugira ngo uhindure imitima yacu uhindure n'abatwumva maze duhinduke inzandiko zibasha kubwiriza tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.